Igitondo ciza, igitondo c'umugisha kuri wowe ukurikiye Karungu TV. Muvandimwe, rusanzwe kandi rutangaje. Kansuhuza abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru y'u Rwanda, uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba bwaryo. Mbabwira nti Imana ishimwe kandi ihimbazwe yuko twongeye kugera k'uyu munsi tariki ya mbere ibanziriza umwaka, kandi mbashime mbabwire ntaho muherereye hose igitondo ciza kuri mwebwe ndetse n'imiryango yanyu mwebwe mukomeje gukurikira Karungu TV. Muvandimwe rero, nk'uko bisanzwe turi kuwa kane w'isabato, cyangwa se kugira ngo ubyumve neza turi kuwa kane wa Bibiliya, ariho bita kuwa gatatu wa leta. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ninzaza ndabivuga mujye mumenya kubitandukanya, mumenye n'impamvu mvuga nk'uko weho utabyumva. Turi kuwa kane wa Bibiliya, ni kuwa gatatu wa leta. Hari uwa kane wa Bibiliya, ni kuwa gatatu wa leta. Ariyo mpamvu nkomeza kurarikira abantu bakurikiye Karungu TV kugira ngo mu kanya saa mbiri z'umugoroba abaraba bakomeje gukurikira Karungu TV turatangira gusoma Bibiliya kugira ngo tujye dusobanukirwa n'aya magambo, kuko niyo muyobozi kandi niyo Imana yandikishije kugira ngo dusobanukirwe n'amateka y'iyi si yacu, kugira ngo tumenye neza ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Muri iki gitondo rero ndatinze cyangwa se nagiye muri byinshi, ndashaka kugira ngo dukomeze twigane ingingo yacu. Ni ingingo yo kuwa kane wa Bibiliya, ariwo kuwa gatatu wa leta. Ni ukugira ngo mujye mumenya kubitandukanya, n'impamvu bamwe bashobora kubyumva bateze amatwi Karungu TV official, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire yuko hari uwa kane wa leta. Ubu ni kuwa kane wa leta, nako ni kuwa gatatu, ni kuwa kane wa leta, ni kuwa kane wa Bibiliya, akaba kuwa gatatu wa leta. Turikomeje rero muri cya kiganiro cyacu cyo kwiga ibyanditswe byera, cyangwa se cyo kwiga urukundo rw'Imana rutangaje, nk'uko tuzabyiga buri gitondo mpaka iki gihembwe cyose, twiga amagambo atubwira ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Imana yuje urukundo n'ubutabera, niyo jambo twize ubu ahabanza. Imana yuje urukundo n'ubutabera. Turiga Imana ikunda ibikuye ku mutima, nk'uko twabibonye mu zabanjirije iyi ingingo yo kuwa ingingo yo kuwa kabiri. Twabonye urukundo rutiturwa, kuko urukundo Imana yakunze abantu ntirwiturwa. Tubona ingingo yo kuwa gatatu itubwira ngo urukundo rwatangiwe ubuntu. Uyu munsi rero dushaka kwiga ingingo yo kuwa kane w'isabato. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya mbere, ni uwa kane w'isabato cyangwa se uwa kane wa Bibiliya. Ivuga ngo abatowe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake. Imana ntikunda ubwoko bwayo bivuye ku bushake bwayo bwite gusa, ahubwo nabwo burarikira kuyikunda. Kuba Imana ibaha ububasha bwo kwihitiramo ku bushake niba bemera cyangwa bakanga urukundo rwayo, bigaragarira mu mugambi Kristo yigishirijemo w'ibirori by'ubukwe. Bigaragarira mu mugani Kristo yigishirijemo w'ibirori by'ubukwe, nk'uko byanditswe muri Matayo 22 umurongo wa mbere kugeza kuri 14. Mu mugani Kristo rero yaciye w'ibirori by'ubukwe, umwami yateguriye ubukwe umuhungu we, maze atuma abagaragu be kuja guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, ariko banga kuza.
nk'uko byanditswe muri Matayo 22 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Inshuro nyinshi uwo mwami yakomeje gutuma abagaragu be guhamagara abantu, ariko ntibita ku guhamagara kwe. Abantu benshi ntabwo bigeze bita ku guhamagara k'umwami wari wateguye ubukwe, ntibita ku guhamagara kwe. Maze ikibabaje kurutaho, bafata abagaragu be maze barabica. Aho kugira babumvire, ahubwo bafashe abagaragu b'Imana cyangwa se abagaragu b'uwo nyir'ubukwe, ahubwo barabica. Hanyuma yaho, ubwo yari amaze kuvuga iby'abari barishe bamwe mu bagaragu be, umwami yabwiye abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko muje mu nzira nyabagendwa, abo muri bubone bose mubahamagare baze batahe ubukwe. Kuko abo Imana yari yateranyije ubukwe cyangwa se bari bateguye ubukwe ntibigeze baza. Maze Imana avuga iti umwami aravuga ati, muje mu nzira nyabagendwa, abo mubona bose mubazane mu bukwe. Nyuma y'indi nkuru y'umuntu waje mu bukwe atambaye umwambaro w'ubukwe agasubira hanze, bisobanurwa gukenera guhabwa umwambaro w'ubukwe n'umwami kugira ngo uzabashe kuba mu birori by'ubukwe. Yesu yasoje uyu mugani akoresheje imvugo izimije ariko ifite ubusobanuro bukomeye, agira ati, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ni iki ibi bisobanuye? Vandimwe, twese Imana yaradutoye kandi twese ishaka ngo tuzaraga ubugingo buhoraho, ariko ababiha agaciro n'abategereje kugaruka kwa Yesu ni bake. Kwihereza abatoranijwe intoranwa ni abemeye irarika ry'umwami Imana mu bukwe. Ndifuriza buri muntu wese kwemera kwemera umuburo tuburirwa uyu munsi w'ubukwe tugiye kuzataha bw'umwana w'intama wabambwe, ari we Yesu Kristo. Ijambo ryasobanuwe guhamagara ngo gutoranwa cyangwa kurarika mu mugani wose ni ijambo kaleo mu rurimi rw'Ikigiriki. Guhamagara, kurarikwa, gutora, kandi niryo ryerekana mu buryo bwuzuye abo batoranijwe cyangwa intoranwa. Bivuga ko ari umuntu wemeye irarika ku bushake bwe. Ubushake bwawe bwemere irarika rya ntama w'Imana. Guhera kuri uyu munsi ubanziriza uyu mwaka, wifata icyemezo wemere kurarikwa kwa ntama w'Imana. Mu by'ukuri Imana irararika. Imana yo ubwayo irararika, ni ukuvuga iratumira buri wese mu birori by'ubukwe. Nyamara buri wese muri twe ashobora kwanga urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga ngo weho werereye ushobora guhitamo kwanga urukundo rw'Imana. Umudendezo ni ingenzi ku rukundo. Imana ntizigera ihatira urukundo rwayo uwo ari we wese. Ntizigera guhatira urukundo rwayo weho uwo ari we wese. Nubwo bibabaje kubivuga, dushobora kwanga kugirana n'Imana umubano wuje urukundo. Twebwe ubwacu dushobora kwanga kugirana umubano wuje urukundo n'Imana. Abatoranijwe ni abemera irarika ku buntu. Imana yabateguriye ibintu birusha ibindi kuba byiza cyane tudashobora kwiyumvisha. Abantu bemera irarika ry'uyu munsi, abantu bemera urukundo rw'Imana aka kanya, ngo Imana yabatoranyirije ibintu byinshi twebwe ubwenge bwacu budashobora kwiyumvisha bitewe n'urukundo rw'Imana. Nanone bigaruka ku kibazo
cy'urukundo n'umudendezo ukomoka mu rukundo. Imana mu by'ukuri iradukunda kandi itanga umudendezo. Imana yaremye ibintu byose bigomba kuturengera igihe duhuye n'ingorane, ariko yo itanga umudendezo wo kubyemera ukabikoresha cyangwa ukabireka. Imana rero ni urukundo, kandi Imana ni urukundo rutabera. Ni Imana ni urukundo rutagira amarangamutima, ahubwo Imana idukunda ntacyo ihereyeho. Abatoranijwe ni abemera irarika ku buntu. Imana yabateguriye ibintu birusha ibindi kuba byiza cyane tudashobora kwiyumvisha, ntabwo ubwenge bwacu bwabyumvisha. Nanone bigaruka ku rukundo n'umudendezo ukomoka mu rukundo. Imana rero yatanze umudendezo ku muntu wese wumva afite ubushake, umuntu wese wemera urwo rukundo rw'Imana. Muri Yohana niho twasomye ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo rero umuntu udashaka kubyizera, udashaka no kubyemera, byagira icyo bimumarira. Ni ibiki bigaragara mu mibereho yawe byerekana ko wemeye irarika ry'ubukwe kandi ukaba wambaye umwambaro ukwiriye? Muvandimwe, ndifuriza buri muntu wese kwambara umwambaro ukwiriye w'ubukwe, kugira ngo ubwo Yesu agiye kuza aje gucura abo yakunze urukundo rutagereranywa bakarwemera, abo azabajyana ahantu ngo hasumba ahandi ku isi. Aho hantu ndararikira buri muntu wese kwizera no guha agaciro uru rukundo rw'Imana rutangaje, wirunyagiraho urwo Yesu yagukunze, kugira ngo ubwo azaba agarutse azakwihera ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Amena. Urakoze Uwiteka Mana yacu, kuko wongeye kuduha akanya muri iki gitondo kugira ngo twongere tuganire ku rukundo rwawe rutangaje, urukundo rwawe utangira ubuntu rutagurwa, urukundo rwawe utanga kugira ngo umuntu rwemeye agahabwa umudendezo. Umuntu wese ushaka kurwumva wese kugira ngo arwumve, Mwami Imana tugwirize ubwenge kandi tugwirize natwe kwemera imbaraga y'urukundo rwawe mu izina rya Yesu. Amen.